Yesu uri mwiza nzamukurikirana wangiriye neza sinzakwitesha pe uhora witeka urakunda cyane wambereye igihome n'Imana iraririmba ikirisha indirimbo mwubaha Imana munayihimbaza mu guhimbaza baravuze ngo ko guhimbaza ko kuzaturuka mu butumwa gutsindishwa nuko kwizera indirimba ujya wibuka indirimbo byibuze nta niya 200 mu byo burimo uri gucuruza nta na uruwera mani ikomeye mu gito ariko ushobora kuvuga ngo uruwera kumva narazamuwe da mu ndirimbo gusenga gusa sugira ngo intwaro zose igihe kirakomeye fata intwaro zose ku musozi Elayono tugomba gufata intwaro zose senga iga ibitsi byanditswe fata amagambo yake babandi nawe bugeho kuko tugomba kujyaho niba umusozi Karuvari ugeraho n'Isinayi bya yuve yuvuga uti sinashobora gukomeza amategeko ahubwo ndahungira Karuvari yankomereze wanakugwaho umukristo ugiye kumugwaho kibuze nagenda uvuga ati harya koko bamenetse imitima niba ntarawumeneka ubwo nturagera ku musozi Galilaya ubwo Elayono kuko baba ku musozi Elayono nibo n'ubundi bafitanye isano n'abari ku musozi Siyoni 14 by'ishuri nuko mbona uhagararanye n'abantu ku musozi Siyoni umwana w'intama w'Imana ahagararanye n'abantu ku musozi Siyoni baririmba indi niba ririmbanye kuki bakiririmba no mu ijuru bari indirimbo nshya itayigeze murabyumva neza ariko izindi ndirimbo wagira ngo zikingura amarembo y'ijuru hari igihe gusenga kwa kunanira gusenga kwa kujya kuba kuririmba ushobora kuririmba zikamanuka wasenga ubwiwe n'icyo uburiwe Imana ikuzuguriwe ukoresha intwaro wahawe kugira ngo byibuze ibyawe bimanuke ubasha gusenga ntirikinguke waririmba rigakinguka nuko bameze kare nuko bateye uriya na Dawidi umubajije kugira ati genda kize mu kindi kintu ntibikubagare mujye mu bindi byanyu byo muri uko ifataga Imana gacuranga ibwana imyuka mibi ntihagire n'umuharamu nawe ubwe niko byagenda yakoraga icyo n'abasangana ubuse Pawulo na Sila ikigisho ntabwo bari barakinyuzemo ku musozi Elayono bari barakinyuzemo Pawulo na Sila niyo mpamvu bazi ariko amakuru bigira bahita bigira mu abatavuga kubana bari turi hano turi kumwe n'abantu bari gufungana n'abantu turi kumwe udufashe udumarika ahubwo rero si karagira hino mfasha gahunda hari amakuru neza nuko ngo gereza ibyugi biragwa iminyururu iragwa ijuru rirumva rirakingura kandi baramuka barakingura ariko muri iki kintu twirengagiza nubifata mu buryo bugufi nta kiza kumara ariko nubifata mu bitari kuwamuga ni kubanza Imana duhaye kunesha ntituneshe kubanza Imana duhaye ibyangombwa byo kurasa ntituraze tukagumana imbunda kubanza Imana iduha ubufasha ntitugu kandi umva ibyanditswe biradushinja ntuzitwaze n'umunyantege sinzi gusenga ariko biramaze nibwo uri bwizere amagambo yayo niyo kwizerwa kurenza ibyo warota n'ibyo wabona ibyo tubayabwirwa ahubwo kwitongera no kwifatira icyemezo mu bushyika bw'igikoma ndavugurutse kabyatuza akanwa kawe ndavugurutse ubu muri abantu batagira ibintu borosheho bafite amahirwe cyane bashaka icyabacira urubanza bakakira ko noneho ikaza kandi yumva neza noneho ihita yumva neza ibitari ibyo ngibyo ni ibizaturwa uragenda ugasikira ukajya kwatura ariko nibi ntabyo abiyegurira Imana burundu bakabyiyumvamo barabumbatira ukwiye kujya ku musozi rero nawe ukavuga uti rwose pe noneho nanjye ndagira ibyo mfatishwa mbigumane ntabwo abamarayika barasakuriza ubusa ntibarambwirira ubusa ndarifata uko mubonye agiye niko azaza ari kumwe namwe nimuhumure
ari kumwe nawe kandi koko yaravuze ati ngaho nimugende yemwe abo mpaye ubutumwa butsindishije mugende mu mahanga yose kandi ndi kumwe nawe kugeza ku mperuka ntibakiri babandi ahubwo ni mwe noneho niba kuko turi kubwirwa uburyo twanesha umubi tutagiye barazikinze urwawe wigeze urukinze urwawe ntufite umurinda nkuba zanyura hehe ntubamba pisi rubanugerejwe kuko Yesu hari amagambo yashyize mu bahanuzi impamvu Yerusalemu yasenywe nubwo rwarutaga amazu yose yabayeho mu isuku ya Yerusalemu rurabagirana ngo ariko hari inyubako yagombaga kubakwa irutiyo siko umuhanuzi yavuze hari inyubako yagombaga kubakwa irutiyo ubwo arasenya mu minsi itatu akaba rwo kandi akagubakira hahandi muri babandi rwo ruranoge niko rutuma nyine abantu bisanga batwawe nk'iminyago kandi n'igihe cyo kujya mu ijuru kitaragera bati abaserifi turicara ni nawe nyumva urwo rusengero ruri butuma ubwiza bemererwa n'amarembo akavuga ati yemwe amarembo mu kinguke hakiri kabaje umugeni yaje mu kinguke amarembo akumvira urwo rusengero rumeze rutyo Imana ishobora guhita irimbisha ibi biriho ishobora kwigisha ibintu bitagaragara nituba urusengero rw'Imana igataha muri twe icyo tuzasaba data cyo cyose amasezerano y'Imana yacu yose agomba kwakirwa nta gushidikanya ko katuvamo noneho hano ku paji ya 700 havuga ngo aba bantu ku musozi Elayono izi nkomezi zabahawe ntabwo ari izabo gusa ahubwo abazakomeza mu bihe byose bizabaho bazakomeza gufata ayo masezerano y'Imana ihamagarira icyarimwe igahamagarira ubutumwa bumwe muri Kristo umwe no kwakira umwuka wa Kristo Yesu no kwakira n'amasezerano ye niba hari ukwizera kwatumye aba bantu nabo ubwabo bagira icyo bagomba gukora kugira ngo gushinga imizi ukwizera duhamagarirwa Imana ishobora kutubwira byinshi ikatubwira amagambo 1000 ariko izategereza ukuntu tuzitwara imbere y'amagambo itubwira n'ibyawe kugira ngo ubungo aya magambo avugiye ubusa aratambutse n'ubu ngubu dushobora kuba tumeze gutya akaba nta muntu bumva mu byo twakomeje gusakuza kandi nta muntu bumva iki kandi nta muntu ariko hari umuntu ushobora kuvuga uti akumvira ku cyo yafashe ni ukubigaga neza ni ukubumvaga neza kuko kumva amagambo y'Imana ntugire ibyo ufata muri muri kandi nabo barakizwaga ni aha rero niho twongera natwe kuvuga ngo icyo wagakoze hano mu isi natwe Imana babandi ntibagihari ahubwo twebwe mu mwanya wawe tugiye kugikora icyo wagakoze twatangajwe n'amagambo avuga ngo ubundi abangaba ni nabo bitegura gushyira mu bikorwa icyo Imana ivuze cyose batirebyeho niho twandikirwa ngo abo ba Yefta ngo Aburahamu niho tubwirwa gushyira mu bikorwa ibyo abandi batari gushyira mu bikorwa bo bagashyira mu bikorwa aba bakurikira Umwana n'amajya aba bashyira mu bikorwa ijambo avuze byose ngo ujya twara ubugingo bwabo abangaba gukora amagambo hano ku ipaje ya 353 avuga iby'aba bantu 353 atubwira iby'aba bantu aba baragiwe n'umushumba wavuye mu ijuru abantu biyigura bazi kwigwa amahirwe ya mbere bagize ya mbere za rero kiri ubutumwa buheruka bwo gutsindishirizwa aya n'amahirwe ya mbere bagize ibyangombwa bizatuma twongera gusanga uriya muganura mu ijuru ni ubutumwa bwiza ariko noneho byose bikagenda neza muri gahunda urabona ko bagiye banyura ku musozi
ngabi Karuvari nubwo bahakanye ariko ku musozi Galilaya bariyo nanone rayono bariyo nanone mu cyumba cyo hejuru bariyo bazabuzwa se n'iki nuvuga ngo bavuye mu cyumba cyo hejuru basezera Satani ko adashobora gukoraho harabibazaga ngo ko duhora duteguza dore tugira uti nijyantwe bivuga ngo tugomba gukura tukagira ku gihagararo cya Kristo uko tufata y'amagambo y'Imana tukayabundira burya ni Kristo tuba tubundira atwezamo imyanda mibi zambaraga zakadutsimishije ahubwo za Kristo zigahora zitsinda kugeza ubu nishimaga mu musono w'umugisha wa Daniel avuga ngo amwe nabwiye nimugoroba ngo ubasha gukora gutyo guhora wiyegurira Imana burundu bikakugeza ku rwego rwaho Satani adashobora gukoraho udashobora gusubira inyuma ngo binakunde magambo aramfasha cyane ntabwo guhora tuzatsindwa na dimanche ize tugutsindwa n'ibiki byose bazifunge tugutsindwa suko nabo nibanyagutsindwa ahubwo amagambo y'Imana tuyafata nabwo ko kutari kuri cyunungutse ari cyo mfashe nyine urya arakura nimpamvu Eliya iyo ataryuka ngo arye ntabwo agomba gusubira iyo yavuye ko nubwo babwarirwa byo byakamutse bya n'inzara gusa yaza inzara niyo yamuzanye mu buvumo imuzana musenyi iki aryamo iyo atarya iyo ari bubwirwe ngo haguruka usubire iwawe iyi ndu uzayimarana igihe ugiye gukomeye fata ihembe ryuzuye amavuta uvuga ngo uzuzwa umwuka wose kurya kwacu rero yemwe abanyakigali mwe simbizi niba mugira inzara n'inyota simbizi aho bigeze muri iki gihe Yesu nawe ari hano numvise inkuru nziza ko ari hano nubwo utagaragara keretse akubereye nk'ugaragara Amen. impamvu agiye kavuga ati ndagiye ariko ndi kumwe nawe no kugira ngo bavunjishe bavuge ngo ntawe turi kubona ariko turi kumubona bivuye muri 30% urushinge rwihutira 50% ukuri kurusha gushyira ibintu ku munzani ku isahani niko bishaho cya kintu kikikara ko yobu cyazamuka kikagera mu ijana paka kugeza buriya hari abantu benshi bakira Yesu agarutse mu bigaragara kandi rero mbijyaho ndamenye nshika na Marieta ati no kwa Parete sinsubirayo Yesu nshika nina narakubuze buriya Yesu aravuga ati aho kugira ngo bigende gutyo bibe gutyo nkaho ndi mu bigaragara mbese n'ubu ngo kwizera Yesu yarababwiye muri ndi kumwe no kugira ngo bafate ibyo bigaragara ari kubaha bihwanye ibitagaragara bihwanye n'ibigaragara ubundi ndiko kwizera Mose we yarebye ibitagaragara kwizera kwatumye Mose areba ibitagaragara byahazaza kwizera kwatumye Aburahamu avuga ati yanamunsubiza cyangwa se ibigenze kuyica kwizera niko ufite kwizera gutuma bareba ibitagaragara nk'ibigaragara kandi koko disi dushaka Imana warizi ko Imana dukoragaho ni umuntu akikanga agapfuka amahanda ati urangose ndikumva binkomeranye byabyanjye nta nubwo ukibagirwa ko gushaka Imana ahubwo kumva urubanza rwaje iteka ryose umuntu gushaka Imana aho kugira ngo ahabwe imbabazi z'Imana arabanza akanyura mu rubanza agasezera agapfa ari nabwo bamwe batumbuka bakiruka kuko ibihembo by'ibyaha n'urupfu niwemera gupfa urahumana no gupfira hazuki ariko none ukumva mu bigaragara kwizera kurakura ukumva gukozeho kuzo guhaguruka uti mbabarira cyakoze ngaho ukongera ukahasubira kandi kwizera gutumye wumva igukoze ukongera ukahasubira nyine niyo mpamvu yakwifuza ngo nkiranije n'Imana Amen. niba dushaka kwakira imbaraga twasezeraniwe tutaryarya Imana nidufate kwizera ibitagaragara nk'ibigaragara ubajije Imana kugira ngo ayo magambo ntagara ko gahungu ariko bivuga nigiye ubibabwira nigiye ubikubwira narabikwemereye ni n'ibyawe aho ngurizeye ntuyibaza ariko yakubwira aho ngurizeye umushumba wavuye vuga ati rero giye mu butabera Imana yampaye ntabwo nzabasubikiriza
sinzafata inkoni ngo izanjye twarafataga tukahita dushorera tuzishorera n'ikivugirizo tugafata inkoni tugakubita inka n'ibyo bivugirizo n'ibyo byose zikunda zijya ariko none we akubita ikivugirizo gusa uwo kugira ngo ajye inyuma adushorere ahubwo akajya imbere tukizana impamvu twizana ni amagambo ye ayo magambo ye gucengera urizana n'ubutari wa mugani ndiyanze nditanze nongeye kwiyegura urumva utari kwizana nongeye kukwiyegurira nduwa icyakumbuza ni igice ubundi ko ndibishyira ku munzani basanga n'iby'isi ntacyo bimariye ubugingo bwanjye ndiho ku bwawe ndinaha ejo itangazo ryangezeho uwo musore ndamuzi Imana ikasaba umusore ndamuzi ungana n'uyu twari duturanye kugenda mu isantere ugasitara ku ibuye ugasitara ukagwa aho ngaho kuma bikarangira bagahamba umuntu ni iki ni handi umuntu utari kubona umuntu ni iki kwizana kuri Yesu ibyo wakoze igitsina ibyo wakoze uretse n'ibyo yakoze ntibariho kandi ndiho barapfa ngasigara kubera iki nsigara ukarushinga urubanza rwose nuko Mana noneho rero ubwo impamvu nizigaragara niziboneke icyo washatse kumvanamo kimvanemo nige nawe gutyo byibuze mu ijuru babone mu isi hari agahungu cyangwa se agakobwa kari gutongana kubw'inama y'agakiza kari twemera gutongana buti ni gute nsigariye iki maze iki mbere y'iki ko ntazaba birigiti ko ntazabanje ko ntazagira gute ko ntaza kuri byisi ari ibyisi ari iby'abisi ko nshaka ijuru ko ntashaka kuryarya bamwe niba bavugisha amagambo reba ku mutima hari abantu babivuga neza bakagirana ngo ndebera ku mutima ko ndi kukuryarya buriya rero ushobora no kubwira Imana igatsindwa kandi ntitsindwa nta n'ubwo itsinzwe ahubwo ubutsinzi nicyo bivuze kiranije n'Imana ndayinesha guteze ahubwo ni wowe unesheje kubera ko wiziritse ku kizerano ry'Imana Imana ikajya kure kugira ngo tujye tubona uko dukirana ngo tuze dutambuke imbere y'intebe y'umuntu tudafite ubwo tudatinya uwo mushobora hejuru uratujya imbere twe tukayoborwa n'ikivugirizo gusa tukeza hari abaza rero bavuduka abagendera ku umuhanuzi babonye babyigana bakabyigana bwite mundekeye mu mundekere ngiye mundekere nyirekere ngiye kirakira nyikigenda mwishakira indirimbo ya Salomo ni umuntu umushaka urahigika abandi urahigika indirimbo ya Salomo ntabwo ndi kuvuga umuntu we n'umunyambaraga zimeze gutuye ni umuntu ukurikirana nawe uzakurikirana hari twese bya Petero nubwo ari kumuhakana ariko ari guhengereza bakubita akanyengererwa muhamije ingoma mu musaya we nawe wari kumwe simuzi ariko arahari ntiyahavuga buriya Petero avuga ngo simuzi agenda nka Yuda yari bupfe reka simuzi ubwa mbere gakana simuzi akivuga ati ariko ahantu narinda zikaza narinda akubitirwa zikaza ariko urukundo rukuruta gukubitwa keretse umwuka nakubita niyo mpamvu Petero ari guhakana ariko arahari ari kumucira habibona afite amakuru abitse kamuteye baba we bamuciragaho bakumva niwe gaciye bakubitaga akabyumvira mu nzara buriya hari ikintu gishobora umwana wawe bamukubise wabyumvira ahantu ukuntu uri kuhita nabuze uko mbivuga ukuntu wahitomera bakubise umwana wawe atari uwawe ntabwo ari kubyagera Petero nuko byageraga bakanamutarura vuba kuvuga nkabo ko nawe usuyumva ubwo ariko ntabwo umuzi pe murambeshyira ndetse ariko yahaguma niba uri umunyantege nke kugumana na za ndirimbo nababwiye kwagusanya nababwiye nubwo uri rukururuka ariko hafi y'iby'ijuru uzafatirwamo amen nubyihunza ajya imbere abo komeza gukurikirana ibyo bakabyiyenzaho biyenzwaho noneho aba ngaba rero nibo kuri iki cyigisho nyine n'undi cy'uyu mushumba avuye mu ijuru uravuze ngo aba ngaba niba zijya imbere zikamukurikira
ziza zitanze burundu nk'uko yitanze burundu urukundo rukabyara urundi. Kuko yavuze ngo ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utabyitaho ku bwanjye no kubw'ubutumwa bwiza niwe uzabubona. Inarijye ikwiriye gupfa. Inarijye impamvu ikwiriye gupfa nuko inarijye ari urupfu. Inarijye umuntu ni urupfu. Gupfa guturuka ku narijye. Ni paje mu 1963. Nta rugingo rushobora kubaho ubwarwo rwonyine. Umutima uretse kohereza amaraso mu kuboko cyangwa se mu mutwe bidatinze nawo wabura imbaraga. Nk'uko amaraso aduha ubugingo niko nk'uko amaraso yo mu mutima aterera mu bugingo urwo ari rwo rwose akagaburira ingingo zose, niko natwe Kristo Yesu umushumba wavuye mu ijuru akwiye kutubera umuzabibu tukaba amashami. Aduha ubugingo bw'urukundo rwa Kristo rugakwira mu ngingo zigize umubiri we. Turi ingingo za bagenzi bacu natwe. Kandi urugingo rudafatanye n'izindi ruba rwiyemeje gupfa. Abandi baba bati mwe n'ikigeragezo njyewe muri bwo biranze. Urugingo rudafatanije n'izindi ruba rwiyemeje rusingiye gupfa. Njyeweho barantutse, njyeweho bingenda ikigucya kandi ukuri wahamije ko ari ukuri. Urugingo kandi urugingo rudafatanya n'izindi ngingo ruba rwiyemeje gupfa. Ijisho iyo riguye rirabora kandi hano ryari riguye. Ugutwi kuvuyeho inyo zihita zitangira. Ukuboko kuvuyeho kutari busubireho byagenda bite? Urugingo rwihanyuye ku mubiri. Kristo Yesu nk'umuhuza wacu turi ingingo za bagenzi bacu, ariko tukaba twubakiye kuri Kristo we rufatiro. Nk'umwungeri mwiza wavuye mu ijuru, umushumba mwiza wavuye mu ijuru. Niba turi muri Kristo Yesu, abari muri Kristo Yesu ntateka bazaca. None nuvamo ni ishami rihanyuwe. Ubwo nuvuga ngo amatemba buze nose ndiryuma koko. Ubwo nyine umuriro ubonye icyaha. Iri jambo rero Imana ababiyegurira Imana burundu bitegura gushyira mu bikorwa icyo ari cyo cyose Imana ivuze, kandi rwose pe bagafatanya na bene se ku bumwe bagakomeza bakajya mbere. Ruba rwiyemeje gupfa. Umuntu byamara iki gutunga ibi mu isi yose agaheba ubugingo bwe? Cyangwa umuntu yatanga iki kugira ngo acungure ubugingo bwe? Ku musozi Eleyoni biri kudusaba kwiyegurira Imana burundu n'ibyangombwa byo kugira ngo tujye mbere. Twabyumvise umumaro w'indirimbo. Ababitanga ku Mana burundu nibo bashyirwamo umwuka wo kumva bagomba gushyira mu bikorwa icyo ababwiye cyo cyose. Ibyigisho bya Bibiliya niho hari amagambo ejo ahwanye n'aya. Ababiyemeza gupfa n'ubundi mu byigisho bya hari amagambo avuga ngo abirata amasezerano y'Imana. Abirata amasezerano y'Imana kugira ngo tutapfa kuyirata ngo dupfane ubusa nuko kiri bushyire mu bikorwa nicyo Yakobo yavuze. Nyereka kwizera kudafite imirimo ngengo ariko kudafite imirimo. Rahabu ufite imirimo ndetse n'ikinyabyaha ariko ararokotse. Kwizera kwacu kugomba kuba gufite gushyira mu bikorwa kurenza utugambo. Nusenga mu Mana mpimbaraga ari kugira ngo ziki kandi utanakora. Urasaba imbaraga ziki kandi utanakora. Mwibuke yuko hari ku musozi Galilaya biteguye kujya ku musozi Eleyoni barahashunguriwe naho. Nabamenetse imitima bahageze, ariko wibuke ko no 500 none se bigeze batubwira ko mu cyuma cyo hejuru hagiye 500. Kuki bageze yari 120? Pegenda bashungurwa ushobora gupfusha ubusigitambo.
ushobora gupfusha ubusa igitambo neza neza ugasanga kagatama kiyatse umutambyi kakigenda dusura mu mukumbi bagasigara badoda n'udoza akabaho. Ushobora gupfusha ubusa igitambo cyangwa se ukongera umutambyi yakutuma ibitagereranye ukongera ukabutarebye neza uti ntabwo warebye mu maha y'iyi ntama dore hari ibara ry'umukara. Mbabarire ntabwo ugenda uzarebe ukongera ukareba ariko hari itungo rigira ibara ritapfa kugaragara ariko umutambyi azi kwitegereza umutambyi wawe. Umutambyi mukuru azitegereza umutambyi muto. turi abatambyi b'ubwana shyanga ryera. Twe turi abatambyi bato bakora n'umutambyi mukuru wa hera. Dukwiye kwinjira hera cyane tukazana y'ibyacu dukoranye n'umutambyi utwicariye ku ntebe y'imbabazi ahera cyane kandi kwizera niko kuri tugezayo ariko biraterwa n'umutima twazanye utagira kizinga n'umunkanya. Umutima wirekuye niba uri n'umunyabyaha byemere icyo mfa no kwemera ibyaha ariko ntuhishe ntiworose. Niba ushaka ijuru Imana izabibona na n'ubu ngubu Imana iri kubibona. Abashaka ijuru muri twe kubabona babishaka cyane nubwo waba ucece tutavuze kuko Imana ivuga ati bariya ibikorwa bizaruta amagambo. ukuboko kwawe nzahura murengezi usubize inyuma bagusanze wiringiye iteka fatisha ukuboko kwawe nzahura murengezi usubize inyuma bagusanze wiringiye iteka fashe inkora yo gusenga neza amaboko mukunzi nizigiye impuhwe zawe ninginze mbabarira narahabye cyane none ubu ndahabutse nijugunye mu maboko yawe genda satani urasebye narahabye cyane none ubu ndahabutse nijugunye mu maboko yawe satani urasebye fashe inkora yo gusenga neza amaboko mukunzi nizigiye impuhwe zawe ninginze mbabarira fashe inkora yo gusenga
impuhwe zawe inginze mbabarira impuhwe zawe inginze mbabarira